Tubahaye ikaze mwese dukomeje kubana umunsi ku munsi. Uyu ni umwanya tuje kugira ngo tubagezeho amateka ya Vestine na Dorcas. Weho wumvise bwa mbere cyangwa se usanzwe wumva ariko ukaba utazi amakuru ye, reka utege amatwi kugira ngo tukugezeho amakuru yabo bwite. Reka tubanze tubabwire incamake z'amakuru tugiye kuvugaho. Turabanda ku mateka yabo, uko batangiye umuziki ndetse n'intangiriro zabo muri make muri rusange. Turavuga ku byagiye bibabaho hirya no hino, turavuga ku ndirimbo bakoze bwa mbere ndetse n'imbogamizi bagiye bahura nazo. Turavuga ibitaramo ndetse n'urugendo by'ivugabutumwa bakoze, ari byo bakoreye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyo bakoreye hanze, hari nko muri Canada ndetse n'ahandi hatandukanye. Turababwira gahunda yo muri Canada muri rusange irambuye, uko bakoze ibitaramo n'uburyo byari biteguye. Turabaza kubabwira ibyo bari gukora ubu ngubu kugeza ubu ngubu icyo bakora, ndetse turababwira no ku buzima bwabo bwite. Niba rero ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, wakora subscribe kugira ngo aya mateka ya Vestine na Dorcas aze kukugeraho kuri video iri bukurikireho, aze kugusanga iwawe aho wiyicariye, nta kindi kiguzi bigusabye.